ya guys ni umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge uyu munsi nejejwe no kuba nujuje abantu 10,000 bankurikirana kuri YouTube channel cyangwa se aho bakunda kwita aba subscribers. Nukuri byananiye kubyihererana numva nabashimira kubera ko ni mwebwe famille yanjye nimwe mwansapotinze guhera ku munsi wa mbere umwaka ushize mu kwezi kwa mbere nari mfite aba subscribers cyangwa se abantu bankurikirana 400 gusa ariko mu gihe cy'umwaka twujuje abantu 10,000. Rero urwo no rwego rwiza rw'umuziki w'abanyamurenge turi gutera imbere namwe mutarakora subscribe mujye hari amukore subscribe. Hanyuma muri aba bantu bakoze subscribe cyangwa se mu bantu twamenyanye bitewe n'umuziki nagizemo umuryango hari abantu bambaye hafi hari abantu bamfashije hari abampaye inkunga y'amafaranga hari abamfashe bankorera video bankorera audio ni byinshi sinfite uko navuga ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha n'ukuri sinzi icyo navuga ariko ndanezerewe. Rero uyu munsi nabateguriye byibuze agashampanye tugasangire nubwo tutari kumwe ndabizi muri kure mfite abafana mbega henshi hashoboka muri Amerika hehe. So guys rero uyu munsi reka dusangire iyi champagne. Iyi ni yanyu champagne ni kubwanyu mu byukuri nimwe bakunzi ba Galas Music nayiteguriye mwarakoze simfite icyo nabahemba. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi nizere ko tuzagira no kuri byinshi birenze bivuba cyane tuzaba turi guserebura twagejeje abantu 100,000 badukurikira kuko byari nk'inzozi kugeza abantu 10,000. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha simfite icyo nababwira. Rero guys umwana w'umunyamurenge